Big news, big news, big news, massive one, big news, massive one. Aka kanya tuvugana Visit Rwanda bifashe indi ntera. Visit Rwanda ihinduye isura y'ibintu yajyaga ikora noneho ibishyize ku rundi rwego bitandukanye nuko twari tubizi. Guhera uyu munsi icyo bita Visit Rwanda kigiye kujya cyambarwa mu gatuza k'ikipe y'igihugu k'ikipe ya Aston Villa. Sinzi niba muyizi, ni ikipe ikina muri Premier League, ni ikipe yitwara neza ndetse muri uyu mwaka izasohoka, izajya hanze, izasohoka, izakina imikino yo hanze. Ni ikigaragaza ko noneho u Rwanda cyangwa se Visit Rwanda igiye kujya igaragara mu gatuza bitandukanye nuko byari bisanzwe. Mbere twari tumenyereye ko Visit Rwanda yambagarwa ku kuboko cyangwa se ikaba iri ku ruhande, ariko noneho ubu Visit Rwanda igiye kujya yambarwa mu gatuza, buri muntu wese ayibona, abakinnyi bayibona, abatoza bayibona, abasifuzi bayibona, abanyamakuru bayibona, abafana bayibona. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu bishimishije, ni ibintu twakwiye kwishimira nk'u Rwanda. Ese iyi Visit Rwanda noneho igiye kuyambarwa mu gatuza iraza gufasha iki igihugu cyacu? Iraza kongera iki mu bijyanye n'ubukerarugendo? Ese biratuma abantu babasha noneho kumenya u Rwanda urwo ari rwo, cyangwa se biratuma abantu babasha kumenya noneho agaciro ka Visit Rwanda? Visit Rwanda igitangira mwarabibonye, yatangiriye mu Rwanda, dutangira dukora Visit Rwanda, dukora ibintu by'umuco wacu, dukora ibintu bigiye bitandukanye, igenda yaguka igera mu gihugu cy'Ubufaransa, Paris Saint-Germain barayambara, Bayern Munich barayambara, ijya mu Bwongereza, Arsenal irayambara, ijya muri Espagne, Atletico Madrid irayambara, ariko noneho igiye kwambarwa n'ikipe y'igihugu, igiye kwambarwa n'ikipe Aston Villa. Aston Villa ni ikipe ifite amateka mu Bwongereza, ni ikipe yanditse ibigwi. Kuba u Rwanda rugiye kujya rugaragara mu myambaro ya Aston Villa ni ibintu twakwiye kwishimira, ni ibintu twakwiye gushimira ubuyobozi bwacu, tukavuga ko ubuyobozi bwacu buba bwakoze buri kimwe cyose kugira ngo umunyarwanda aho ari hose yumve afite ishema. Aho ari hose najya avuga ngo ngenuruka mu Rwanda, abantu ntibatunguwe ngo batangiye kuvuga ngo u Rwanda ni iki, ahubwo bahita bavuga ati uyu muntu aturuka muri cya gihugu twirirwa tureba, cyangwa se umuntu aturuka muri cya gihugu cyiza. Mwarabibonye Ashton agera mu Rwanda, atarajya mu Rwanda baramubwiraga ati u Rwanda nicyo gihugu cya mbere kiri clean, ntabyizere, akavuga ati nta gihugu cyo muri Afurika gishobora kuba kiri clean kibaho. Ariko ubwo yageraga mu Rwanda yarabyiboneye, yarabitangaje, aravuga ati ngewe nabonye ko igihugu cy'u Rwanda kiruta Miami, kiruta umujyi wa Miami ntuyemo. Ni ibintu byiza twakwiye kwishimira, twakwiye gukomeza gushyigikira ikipe y'igihugu, twakwiye gukomeza gushyigikira igihugu cyacu, ndetse tugashyigikira n'abayobozi bacu ku isonga bayobowe na Paul Kagame, kuko bari kugenda batugeza ku bintu byiza bigiye bitandukanye. Ibaze kuba umunyamahanga wo muri Amerika ashobora kuza akavuga ati uyu mujyi cyangwa se iyi Kigali irakeye kuruta umujyi ntuyemo wa Miami. Umujyi wa Miami murawuzi, ni umujyi w'inzozi z'abantu bose, abanyarwanda, abirabura, abanyafurika ndetse n'abanyaburayi. Hari abifuza kugera i Miami batarahagera. Ibaze rero niba umuntu atuye Miami, akaba ariko yageze mu Rwanda akavuga ati iki nicyo gihugu cyiza nkwiye kwishimira, nicyo gihugu cya mbere nkunze muri Afurika. Yavuze ko azagaruka, ndetse azagarukana n'umubyeyi we, mama we, kubera ukuntu yakunze igihugu. Umva rero, dukomeze dushyigikire Visit Rwanda, dukomeze dushyigikire abayobozi bacu batugeze ku bintu byinshi bigiye bitandukanye.